Denise. Where Denise? Mira. Mama gaye cyane no. Ndongere. Koresha uko ushoboye kose. Mpamagarire Gasaro. Mpamagarire Gasaro. Nona. Java buri gutinda. Nona hanga. Oya mva wo kujya mpamagara kuri telefone. Simba kugera mu rugo wawe niba ari hari. Sirika mpamagara. Ase urumva ari ibintu birenzeho. Simba kugera urebye ari. Akagende. Tipe ko banza jijera. Ubundi urimo barankina ibicyo abantu. Agiye kera ku busa kabisa. Reka nze muguhamagarire nta kibazo araje umwibarize. Mugiraza ambwira ibyo ambwira vuba nigendere. Wanjye ndashaka kubanza kubaza ikibazo kimwe kandi nsubize ikibazo ku kindi. Mu by'ukuri ni iki muri kumfeta? Muri kunyira iki bibi kimwe bwe hagati yaba ntamaka yaba haje ni keza ni ibiki muri kunyira? Ukundi cyangwa cyane. Uratekereza uri muzima. Ubu ngubu kondisiyo mvuyemo nigwa remeze nabi. No kuza kumbaza ibyo bibazo. None bibaze ndabona. Ibyo bitumye ubwa mushiki wawe ngo naze kundeba mu rugo. None se kugera hanga ugatuka tugasubirayo biraniswatse usonye. Nta nubwo arifuza byuze mu natsuze. Kugusuza n'itegeko. Nimba nashaka gusubirayo. Ko namakango keza. Si inshuti zawe se. Kuki utababajije ukaba ngira kubibona. Ariko gasa ibaze kugira ngo ngiye ubwanjye nyitora. Ariko ntegura ibirori bitegurire wowe. Ibice bingana kuri nurangiza ibintu nkabira giye kubona mbona bibaye usubira inka wabigenza gute? Iyo wateguye ibiro giko nateguye umutima wanjye ngo guhereza se wonaga umutima wanjye arakajya nese ndi kuguhereza ngo kakine mu kubonye ako sigasa uri ngiye wakora iki mbahora mbizi ko ruba ngiye wakora iki itaba abagore baje bari kurwamagara ubwiwe n'iki se kana abagore ba ni biki biri kurwamagara so ubwo sanditse honde hano se yanditse ngo soma suzi gusa mva rero mbwire nuzonge kumbaza ibibazo by'umwanda bimeze gutyo niba utankunda uzabireke niba unkunda ugumane nanjye ibyo byo kuzumbwira namaka keza babaye namaka man abo bose abubona metse ku mugongo wanjye harubona nikoreye nimba bakino ufite nimero zabo ubahamagara je nuzonge kumpamagarira iki ibibazo by'ubugoyi ndanakurambiwe gasa nyuma y'ibyo rero nateguye byose bingana kuriya byose urabyibona ngaho iri magwimbwamo kwe kuba wambwira ko ni marayika waje wikoreye wateguye marayika umukura mu ijuru muzanira agasarasi siko mukina n'ubuzima bwanjye kandi ntabwo ndi umukobwa mubi mwirirwa mukina nawe ku buryo nisanga muri koma kubera mwemwe mu mama woro niba unkunda ugumane na Gasaro niba utankunda usanga okeza uri kundata undi ko numva keza abaye keza wamusanze cyari rapfuye baramushyirwe no kutabizi ushaka kuvuga ko byose n'injye wabiteye ninde wabiteye ni we na keza ahubwo jya kubibaza keza hanyuma se niba ari nge na keza wabiteye shaka kugusiga hamaka we byagenze mva nkubwire giye kugusiga muri iki kizu cyawe nigendere ibi bibazo bidashinga bitabyina ndigware habe kungwaza ngo keza ugumane na keza wawe keza Sinoko manguita winjira nk'inuzi. Mwese hari umugore ufite ngo ndarindira akana karibu. Ambaye nese nubwo wabanza ubususana ndi kumwe n'icya. Nta kibazo. Bimeze bite se kutaheruka gahanga? Ahubwo bimeze bite uko naguhamagaye nufate telefone inshuro zingahe? Shamba baramana umuntu abayibere mu bibazo by'ishyano. Ibibazo by'ibikisi. Jyewe ntabwo uzi ibibazo umuntu abayibere. Bimeze bite se? Bimeze sawa ariko nizere ko ibibazo byatarije guteye. Uri kubinira twahuriye se nyina. Ibibazo igihe uherukira hanga. Ntabwo se niki kikugenga noneho. Ufite ibibazo se. Numvaga nshaka kuganira nawe numvaga nagukumbura. Yego. Kanone byo ndimo mbandiretse ubanza mbwira.
ubwire story mfite ndayikubwira mpereye si iyo story wabuze ahantu hera ni story bwoko kamubwire rero so biswanye nawe turi inshuti akantu kamwe nshaka kugusaba kamwe gusa araba atari amafaranga ndakwiyana ariko aho abakobwa mwaratora ntabwo nshaka amafaranga reba nyine wa mucuti wawe mukunda kugenda mucuti wanjye wese wa muhungu wa mucuti wawe nyine nta makaze nahise nyine wamfashije ukamuzana we aguza nawe nshaka kumenya mu buhe buryo se mani nyine nubwo nta mukobwa ubwira umuhungu ukamukunda nta muhungu naramukunze reka da abuza no mani wibiseka nibyo waramukunze wakunze nta muto maniga se burazakwiteza ra kubera nta maka uri mu rukundo nta maka ntabwo turi mu rukundo kuko nta gahunda ako naramukunze nshaka kumuba hafi nyine akabibona edeni nawe nkundi okay urabyumva nyine komisiyo ngomba kuyabona ngomba kuyabona ntari bito ahubwo wivuga ahubwo n'ubu ngubu umuhamagare abusaka kanya ngenda muhamagara nimara kumuhamagara ahubwo mana babuze muvugana ahubwo niba wumva wiyamene ako ntabwo ndi bubwe ko mukunda nyine araza kukureba tuganire biraho ako nyine ntabwo namubwira ko mukunda ese kuki udashaka kumubwira kandi ndi ubikuri nyine nk'indimu kahibaza mutuzibaza nk'umukobwa ko turi maso y'umubyeyi okay ibyo nabyo akanze mbigukoreka nandebe telefone mu bahamagara ariko akomisiyo ngo mukobwa nta kibazo ndabigenza canga nawe yarubiye nta makana ya nuko usundura urudabane none ndarushyira kuri ndi koko mana ya mbere ibintu ndabigenza ni koko sinda ndayishyira kuri ndi ndeke kuko wa mwana Nguki muko numvise nguki amatwi yanjye yumvise nguki ngo ngwinye subira uratwite ibyo so bigoye nakumvise neza wese noneho nabaguteye inda ntabwo bazi numvise ngo nta mpaka numvise sinzi n'abandi numvise niko muko ku mama nawe waryamanye n'abantu bangana iki mama nawe ntukamfate muri icyo kigo kandi usigaye witwara nabi wa mwana we umaze n'iminsi witwara nabi umva rero mukobwa mwiza dore solisiyo ya nyuma ngiye ikintu ngiye gukora tugende njye kugupimisha mbanze ndebe igisubizo nyacyo menya ko utwite koko ariko mama nawe uraje ujye kumpimisha si yo ndawara yineye njye ntabwo nwite uriko nandi umwana wawe utwite nkayobwa ko nwite yego mama nawe si waranyibaje ni keza ko yari inshuti yanjye ntabwo nakubura kumuhangayikira urumva yambwira ibibazo yagize simuhangayikira ariko urangira ikigo ry'igute kugena narangije kubyumva ikindi kandi ntabwo wampisha ikintu ejo kizakora ejo kigakora ejo kigakora rero nshaka tugende nta mananiza tugende kwa muganga ciao mama mbabarire nta mananiza ujye kwipimisha ushaka kujya njye naho ndajya tajyane Shuwa nta muntu usigaranye ku isi naki canga ambereyeho gasara mberewe ikintu asigaranye n'iki sikandewe muhana anagiye nanatsimba
si inshuti zanjye inshuti yanjye nsigaranye n'iyi ni mucura Jesus ni ibiki ubu nsigaye mfite n'umuntu noneho uri kungendaho ufata inshuti yanjye nsigaranye ku isi mucyura buhoro wanjye ko mana yanjye Jesus hakumana ubu ntacyo reka mwereke si canga si gasaro yorere gasaro nta canga reka mbireke kacanga mwereke ko ibyo yigira nanjye mbizi umuhima nubwo ari inshuti yanjye birashoboka waguhima nawe wamuhima baca umugani mu kinyarwanda ngo gusurira uguhima atesa gusurira muryamanye kanzine Alo. Umeze ute se? Ni sawa. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Ubu uri gukora iki? Nibereye mu rugo nta kibazo. Ni byiza ubwo wicaye. Nta kibazo mbwira pe. Nyine ndagukumbuye. Urankumbuye? Ese nkumbuye gute? Maze ndagukunda. Oya ariko we babarira. Wallahi ndagukunda. Haya ntukabeshye. Nenze ko uri inshuti ya brother wanjye. Oya byo kuba ndi inshuti na musaza wawe byirengagiza. None se ubu musaza wawe se nutakishimira nyine ko nawe inshuti nawe. Ntabwo nenze yuko nyine ibintu by'inkundo bihari. Niyo atabikora njye numva ntacyo byadutwara njye nawe turamutse dukundana. Gusa ndabyishimiye pe ndabyishimiye makuru. Mary. Oui. Meze bite se? Ni sawa. Kamona wikanze se wone nde? Wone nde muri kuvuga? Inshuti wanjye. Hello? Katabura. Kandi birangiye nawe nkubye. Niho hahandi. Ko bijyagenda kose wankupa nakuziye. Ndakuzira nk'umujinya w'ijoro. Nyine hari ibyo twatira gupanga. Ese kwisi urekera kumuvugisha? N'ubundi twari turanje kuvugana. Okay, no. Nohereje 5,000 kunuze kuri butike. Ubwo uraza kujya gufata ibyo ufata ngendagiye. Tigeze. Turari iki se umunsi. Fata nyine ibyo uri bukeneye. Ese ngenzi ibyo ukoresha? Nta kibazo. Taza ryari? Ntabwo mbizi biraterwa n'igihe biri burangire bira bintu sawa nawe. Abanyiciye umunsi numvise ijambo ryiza. Dore yawe yabaye. Sinongera umuhamagara.